Ikiganiro ivugabutumwa ryimbitse uyu munsi rero mukaba mwagiteguriwe kandi murakigezwaho na Epime Tumake Munyankindi hamwe na Irumva Marcellin. Aho noneho turaganira ku ivugabutumwa ryimbitse ariko noneho biciye mu buryo bw'indirimbo. Ikiganiro ivugabutumwa ryimbitse nk'uko twari tubibabwiye mu kanya turaganira ku ivugabutumwa ryimbitse, ivugabutumwa rigera kuri bose ndetse ibihe byose. Ahangaha kuri uyu munsi turaza kuganira ku ngingo ijyanye n'ubutumwa butambutswa mu buryo bw'indirimbo. Turi kumwe rero na Marcellin, nk'umwe mu bakorera muri Best Future. Muri makeya ahantu hakorerwa umuziki ugatunganywa haba mu buryo bw'amajwi ndetse haba no mu buryo bw'amashusho, ndetse mukagira n'uburyo bwa sound system zibasha gufasha abantu mu bitaramo bikomeye n'amakonseri akomeye kuba indirimbo zabasha kugera ku bantu haba ari aho ngaho bari, haba ari mu nkengero zaho ndetse n'ahandi. Aha baririmbyi baravuga ngo uri Imana ikomeye. Ese ubutumwa cyangwa ijambo rivugwa mu ndirimbo Marcellin ni gute ryabasha kugera ku bantu benshi cyangwa mu buryo bwinshi, cyane ko tuvuga ku ivugabutumwa rigera kuri bose kandi hose? Indi nzira abantu bashobora gukoresha cyangwa se bakoresha niyo kuririmba bwa butumwa abantu baririmbye ukabasha kugera ku bantu. Iyo barukodinze nabwo abantu izo ndirimbo aho bagenda hose, mu mataxi, aho batuye, mu rugo, cyangwa se naho umuntu ari, usanga inshuro nyinshi bamwe bambaye ama ekuteri barimo bagenda bumva indirimbo zitandukanye. Ubutumwa rero nabwo bubasha guca muri izo nzira zo kuririmba kugira ngo ubashe kugera ku bantu. Tuvuge urugero nkumvaga korari Injiri aho mu by'ukuri yari iririmbaga indirimbo abantu benshi bakunze kumenya, ariko noneho nk'umuntu uzi iby'indirimbo se cyangwa iby'abaririmbyi n'abacuranzi, yenda nubwo abaririmbyi baba babyivugira ngo amamara hose cyangwa ashimwa, ariko urugendo abaririmbyi bakora cyangwa indirimbo ikora kugira ngo ibashe kuva kuri wa muntu yihimbye se cyangwa wiririmba kugira ngo igere kuri rwa rwego tujya tubona nko kuri YouTube indirimbo irebwa n'abantu barenga miliyoni. Muri makeya mu nzira nkeya watubwira urugendo icyo bisaba abaririmbyi se cyangwa urugendo korwa cyangwa ibintu bibasha gukorwaho hagati? Umuntu yavuga ko ari urugendo rutari rutoya. Abaririmbyi nibo kenshi bakunda kubimenya kubera ko baba bahuye n'iyo nzira itari ntoya kugira ngo babashe kugeza ubutumwa ku bantu bwuzuye cyangwa se mu buryo bw'amajwi. Ni urugendo rutari rutoya, bitangiranye n'umuntu ayihimba indirimbo akayigira, niba ari korari bakayiga, byaba ngombwa baba wenda bashaka gutunganya kurushaho bakaba bakenera n'undi muntu wo kubafasha, wenda nk'umutoza, abo twita abatoza, bakaza akabafasha gutegura indirimbo neza, haba mu buryo bw'amajwi cyangwa se no mu muhimbire. Nyine rimwe na rimwe hari igihe bagorora bitewe n'uburyo indirimbo ihimbitse. Ibyo rero iyo birangiye abantu bamaze gutegura indirimbo ubwabo bari iwabo, cyangwa se niba ari umuntu ku giti cye, iyo amaze kuyitegura yayize, ikiba gisigaye nyine ni ukujya kuri studio bakarikodinga. Studio ikarikodinga amajwi, bagacuranga indirimbo ikaza kugera aho irangira. Nyine iyo bamaze kuririmba kurikodinga amajwi no kuyicuranga bakayikora mixage na mastering, audio ubwo ngubwo ibirangiye igasohoka. Ubwo ikiba gisigaye wenda nuko abantu bakoresha n'amashusho, dore ko kuri iki gihe ivugabutumwa cyangwa se amashusho umuntu yavuga ko ari yagezweho cyangwa se yihuta kurusha uko audio yihuta. Ubwo ikiba gikurikiyeho rero nuko abantu bakora amashusho y'iyo ndirimbo. None ni urugendo runini nyine, biterwa n'uburyo abantu babiteguye. Hari abavuga bati wenda turakora igiterane tuyafatiremo, cyangwa se turakora script cyangwa se inyandiko tuvuga ngo indirimbo niba iririmbitse gutya, irimo ubutumwa bumeze gutya, tugomba gukora amashusho ameze gutya, bakabanza bakabitegura neza. Ubwo ngubwo nyine bamara gutegura aho bazayafatira amashusho bakayafata, producer nawe nyine cyangwa se director w'amashusho agatangira kweditinga amashusho, ndetse ubwo indirimbo amashusho yayo akaba arabonetse nyuma y'uko amaze kweditinga. None muri makeya hari indirimbo nziza nk'izi ngizi dukomeza twumva, gushimwa, amamara, akaba iyi ngiyi ndabihamya ko uri Imana. Mu by'ukuri ni indirimbo zagiye zikundwa cyane. Yego.
kandi noneho ubu ngubu mu by'ukuri natangiye kuzibona zageze kuri YouTube. Ese n'abandi baba bafite indirimbo nziza bashaka kuzimenyekanisha, bakizifite nk'amakorari bakiziririmbira mu rusengero bateraniye gusa, yenda bakeneye kumenya mu by'ukuri ni ibiti bikorwa, yenda duhereye nko ku rugero nko kuri album yabashije kumurikwa ku munsi w'ejo muri paruwasi ya Gikondo. Abantu benshi indirimbo barazizi, zimaze kugera kure, kandi n'ubutumwa burimo mu by'ukuri bugera ku bantu benshi rwose. Indirimbo ugeze mu masegonderi, mu mapirimeri, usanga abantu bavuga ngo uri Imana. Muri makeya muri BFT studio umurimo mwakozeho kugeza zigezaho zijya ku ma YouTube n'ahandi umeze gute? Audio nimwe mwayikoze? Ese mufite aba producer babizi neza basobanutse? Video bimeze gute muri makeya ku buryo n'undi wumva afite igihangano ashaka ko cyabasha kugera ku bantu benshi kandi ubutumwa bukagera ku bantu, abacuranzi bagacuranga, abaririmbyi bakaririmba, muri make abantu bose bagashima Imana? BFT nagira ngo ku mugani tubabwire ko izo ndirimbo turimo twumva ziyakora indirimbo twazigizemo uruhare cyangwa se audio yazo nitwe twayikoze. Abantu rero iyo dukoranye nyine tugerageza kubafasha mu buryo butandukanye, duhereye mu gutegura izo ndirimbo nyine tukazikora neza ku buryo zisohoka ari indirimbo ziri ku rugero cyangwa se kuri standard zemewe, nziza, iryoheye amatwi. Nyuma yaho rero nabwo iyo abantu bamaze gukora indirimbo nabwo tubagira inama y'uburyo bakwiye gukora marketing y'ibihangano byabo, naho tubishoboye rimwe na rimwe tukabafasha ku buryo bwa butumwa bamaze gukora, za ndirimbo zimaze gukorwa muri studio yacu tuzitanga haba ku maradiyo, ku ma social networks iyo bibaye ngombwa nyine, iyo bitewe n'uko twaganiriye na ba nyiri indirimbo na ba nyiri ibihangano, tubafasha mbese mu buryo butandukanye bwo kugira ngo zigere no ku bantu. Muri makeya abantu mubakorera audio kandi mukabasha no kubafasha. Ngira ngo nabonye muri launch nabonaga na sound, bamwe mu batekinisiye bari bambaye imyenda yanditseho BFT aribo bahari, na sonorisation murayifite? Na sonorisation turayifite. Ngira ngo nyine iyo twakoranye n'abantu tugerageza kuborohereza ku buryo bushoboka bwose no kubafasha kugira ngo batange ibintu byiza biri ku rwego abantu bishimiye. Nyine abantu turakorana kuri audio, byarangira abakeneye gukora kuri launch urugero cyangwa se n'ibindi bitaramo bategura, tukabafasha tukabaha ahantu ho kurepetera heza hafite ibyuma bihagije bituma abantu barepeta neza, dore ko n'indirimbo nyinshi tuba twabakoreye ziba ziri live cyangwa se ziba zicuranze ku buryo buri semi live, ku buryo igicurangisho cyose kiba kirimo. Ibyo byarangira rero no mu bitaramo bitandukanye tukabafasha, tugira sound system nziza ijyanye n'igihe buri wese yakwifuza kuririmbira aho ari umuririmbyi. Nayo rero tujya tuyibaha nk'aho muri launch ya Injilibora ku cyumweru sound bakoreshaga ari yacu, nitwe twafashije, kandi byari ibintu byiza biryoshye abantu bose bishimiye. Muri makeya rero ikiganiro ivugabutumwa ryimbitse tuba tureba mu by'ukuri yega imbaraga ziba zakozwe ugereranyije ibyo tubwiye nko muri BFT mubasha gufasha abaririmbyi ni byinshi. Urebye yenda haba kuba gutoza abaririmbyi, haba kubafasha gukora amajwi y'indirimbo, haba kubafasha gukora video, haba kubafasha muri marketing kumenyekanisha ibihangano byabo, ndetse no kubishyira mu itangazamakuru nka media promotion. Mukaba mwabafasha mu gihe bari mu bitaramo n'ibindi, muko ufite sound system nziza, mukaba mwabafasha mu myitozo practice, mufite practice room nziza cyane ko mu mujyi wa Kigali bavuga ngo nta gukorera ahantu hari urusaku, mukaba batoza abacuranzi, mukaba mufite ba producer beza. Noneho nge ntibaza mu by'ukuri ibyo byose bibasha gukorwa, ariko iyo tugereranyije ivugabutumwa rikorwa mu buryo bw'indirimbo ugereranyije n'ubukorwa mu buryo bwo ku cyumweru, buri cyumweru ziko abantu bakunda guterana, ese ivugabutumwa wavuga ko ribasha kugeza ubutumwa kuri masse cyangwa ku bantu benshi cyane ni irihe? Ntekereza ko ku cyumweru ubutumwa buravugwa ahantu hatandukanye mu nsengero cyane, ariko nyine usanga inshuro nyinshi nyine bubwirwa abaje kubwumva, abaje nibo babwumva, ariko nk'izo ndirimbo zakozwe zo ziba zibasha kugenda zikajya no kuri wa muntu utigeze agera ku rusengero, ku buryo bwa butumwa usanga umuntu niba indirimbo abantu bayikoze urugero bakayicuranga muri taxi,
yaba umukristo yaba umupagane yaba ubishaka yaba utabishaka bwa butumwa byanze bikunze arabwumva. Hari ahantu henshi rero abantu bagenda bahurira nabwo iyo buri mu ndirimbo nk'uko, cyane ko indirimbo buriya ziri mu bintu abantu ku isi bifasha abantu kuruhuka cyangwa se abantu bakunda, ku buryo rero rimwe na rimwe n'umuntu ubutumwa ashobora kubwumva atari yabiteguye. Ni ukuvuga ngo rero byose birafatanya. Ubutumwa bwo ku rusengero inshuro nyinshi butuma umuntu abasha kugira ahantu arererwa. Niba umuntu yabashije kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza akagira urusengero abarizwaho, urusengero rukamwitaho kuva atangiye agakura mu buryo bw'umwuka bukamukurikirana, ni byiza. Ariko n'ubu butumwa nyine bwo mu ndirimbo bubasha kugera ku bantu, baba abari mu rusengero, abajya baza mu rusengero cyangwa se n'abatajya bahagera, nabo rimwe na rimwe barabwumva bitewe n'uko babishaka cyangwa se n'iyo batabishaka bitewe n'aho bari kujya bubasha kubageraho. Mu by'ukuri ni ibintu byiza bishimishije cyane. nk'ubu mu kanya ntereye akajisho kuri YouTube ku ndirimbo yagiyeho nyuma y'uko bayironshinze ejo, nsanga bamaze kurenga 100 bamaze kuyirebaho. Mu by'ukuri bigaragaza yuko ni ibintu bisa naho bishimishije, yenda ari ugutegereza ku cyumweru koko byazahagera bigoye. Ariko noneho hari nk'abantu bakumva izi ndirimbo zagiye hagaragara nk'uko tubyumva muri iri jambo ko twafashe ubwo twari turi muri ronshi. Akora indirimbo yitwa Managaje bigiye ahagaragara kandi ishobora yabyuka ndetse no mu isoko. Ahiri jambo twumvaga ryari rya Professeur Reverend Elize Musemakweri, aho yashyiraga ku mugaragaro iyi album ya korali Injili Bora. Muri makeya hari amakorali koko abafite indirimbo ziririmbaho ku rusengero nk'uko twabivugaga, ariko rimwe na rimwe izi ngizi nubwo wadusobanuriye uburyo iyo zigiye zitunganyijwe zibasha kugera kure, ariko mu by'ukuri korali zibisaba ibintu byinshi. Ngira ngo ni nayo mpamvu muri iri jambo aravuze ati ntangaje ko indirimbo igiye ku mugaragaro ndetse ishobora no kujya ku isoko. Hari abantu bavuga ati ese kuki korali zibasha gushyira ku isoko indirimbo, ese si ugucuruza ubutumwa bwiza? Muri makeya nk'abantu bamukorana n'abaririmbyi mubona koko korali zikwiye gushyira ku isoko izi ndirimbo kugira ngo abantu bazishyigikire kandi ari ubutumwa bwiza? Ese niba bikwiye nabo hari ikindi giciro baba batanze cyangwa hari ibyo bari batanzwe kugira ngo ubutumwa bugereho? Kuko turabibona mu nsengero yenda nk'urugero abapasiteri barahembwa kuko mu by'ukuri batambutse ubutumwa ariko baba bakorera paruwasi. Ese abaririmbyi bo aya mafaranga koko aba ari ngombwa? Icyo nisije abantu benshi batumvikanaho, ariko mu by'ukuri ikigaragara nuko abaririmbyi, korali cyangwa se n'abahanzi ku biti byabo bagira imbaraga nyinshi batanga kugira ngo ubutumwa bugere hanze, bugere ku bantu. Rimwe na rimwe ubushobozi bukaba inzitizi zo gutuma abantu batageza ubutumwa bwiza ku bantu nk'uko bikwiriye. Njya mbibona rimwe na rimwe wenda nko ku bahanzi cyangwa se no ku makorali cyangwa amagurupe, rimwe na rimwe iyo agejeje ubutumwa bugakundwa, yagejeje ubutumwa hanze bugakundwa, bituma inshuro nyinshi abantu babakenera kenshi. Usanga uyu munsi bagukeneye hariya, ejo bagukeneye ahandi, ejo bundi bakeneye ahandi, kandi aho hose niba uzajyayo uzakenera ubushobozi bwo kuhagera. Niba ugiye gukora indirimbo muri studio ukeneye amafaranga yo kugira ngo uzikore. Buriya inshuro nyinshi cyangwa se igihe cyose ibintu kugira ngo bibe byiza, ibintu byiza inshuro nyinshi umuntu atangaho ubushobozi bwinshi. Buriya niba umuntu yakoze ibintu bikaba byiza, inshuro nyinshi abashyizemo organization nziza n'ibitekerezo byiza, ariko n'ubushobozi nabwo rimwe na rimwe buba bukenewe inshuro nyinshi. Ni ukuvuga ngo rero hakenewe ubushobozi bwo kugira ngo bwa butumwa bugere ku bantu. Umuntu rero bibaye byiza abaye abafite ubushobozi ashobora kubyikorera we wenyine, ariko inshuro nyinshi usanga nyine umuntu ubushobozi afite buri limite cyangwa se bugira aho bugarukira, ku buryo ashobora kuba yakora album imwe cyangwa se akaba yakora album y'amajwi wenda y'amashusho ntabashe kuyikora, kandi agifite ubundi butumwa akeneye guha abantu. Abantu rero buriya dukwiye gufatanya impano umuntu wese afite akayikoresha kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu. Niba umuntu afite impano yo kuririmba, aririmbe ubutumwa
ubutumwa bugeze ku bantu. Ariko niba Imana yaraguhaye umugisha nawe ukakora ibindi bituma ubona uburyo, ni byiza ko bashyigikira nawe baririmbyi, kugira ngo nubwo ngewe ntabashije kuririmba, ariko iyo ngiye muri business ndakora nkinjiza amafaranga akaboneka, nshobora gutanga ya mafaranga nkafasha ya korari, wa muririmbyi ufite impano ariko udafite amafaranga nkamutera inkunga agakora indirimbo, ubutumwa bukagera ku bantu. Numva rero ngewe ntabishyira muri sanse yo gucuruza nka business, ariko nabishyira muri sanse yo gufatanya kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu. Tavujije ko hari abashobora no kubikora nka business, ariko ntekereza ko mu Rwanda aho bigeze inshuro nyinshi usanga nyine abantu babijyamo cyangwa se bakora uyu murimo bawukora kugira ngo bamamaze ubutumwa bwiza, ariko bakeneye n'indi support iturutse hanze kugira ngo ibashyigikire bwa butumwa bashe gusohoka bumeze neza, n'ubutaha bazabashe no gusohora ubundi. Bivuga ngo muri makeya ibintu bashobora kuba bakora biba birenze ubushobozi bwabo, kuko hari umuntu umwe twajyaga tuganiraho umuririmbyi akavuga ati abaririmbyi basabwa ibintu byinshi cyane. Hari uwo mwanya wonyine bafata wo kujya mu myitozo, hafi ugasanga buri cyumweru barahura nka rimwe cyangwa kabiri, ati nka koperative ihura rimwe mu cyumweru usanga yarageze ku bikorwa bikomeye. Ariko abaririmbyi bafata umwanya wabo, ugasanga baragura instrument, ibikoresho bya muzika bakoresha imyitozo, baragura uniforme, barakora ingendo z'ivugabutumwa, aho hose barakenera amatransport. Ndetse ngira ngo nibi mwavuze mutanga muri studio abaririmbyi hari ibyo bishyura aba producer kugira ngo amaudio aboneke, abama video kugira ngo aboneke, muri shooting amakamera, ingendo, ama uniforme baba baririmbanye, mu bitangaza makuru za publicité naho njya mbona bihenda cyane, haba gukodesha izi instrument kuko nta korari yabona mbona nka za instrument mbona mukoresha amasonorisation ziba zuzuye amafuso. Ntekereza ko nta korari yabigura kwabyigiye gukora igitaramo zirakodesha, abatoza si bose bagira abatoza, abacuranzi, ndetse no gutegura igikorwa nyirizina. Bivuga ko mu by'ukuri biba ari ukubashyigikira ndetse no kubafasha kugeza ubutumwa kuri. Reka rero twumve aka karirimbo gatoya kugira ngo tunumvishe zimwe muri izo ndirimbo koko zabashije kumurikwa ku munsi w'ejo, zakorewe muri BFT studio, aho producer audio harimo Nyakuri Prosper ndetse producer video akaba ari Kanani Saratieri, mu ndirimbo zabashije kumurikwa ku munsi w'ejo. Kandi nanone n'uwanditse indirimbo Jessica hafi zose wabashije kuzandika izi ndirimbo zatunganye. Subiramo. Ahabwa icyubahiro Mana, Mana ahabwa icyubahiro, Haleluya Mana ahabwa umutima wanjye ukunyotewe, ukuri ibyo ushaka kuko ari wowe Mana, yeye yugajyana
yako wimbo wa kubona neema yako Bwana nitatangaza makuu yako nakubaha isi yose ikabimenya. izo ni zimwe mu ndirimbo nziza injiri bora zabashije kujya ku mugaragaro tugana ku musozo ngira ngo iminota irasa naho iturangiranye watubwira muri makeya n'abandi baririmbyi ndetse n'amakorari n'abantu ku giti cyabo bifuza kugira indirimbo ndetse zikajya ku mugaragaro ndetse zigakundwa nk'iza korari injiri bora uko babasha kubigeraho ndetse n'aho babasha kubasanga. dukorera igikondo ku isano kuvuga ni munsi ya SFB niho dukorera imirimo yacu buri munsi wahageze wahatubona cyangwa se ukaba waduhamagara kuri telefone nimero yanjye ni 0783829122 kuri iyo nimero ushobora kutuvugishaho cyangwa se wakoresha izindi social media haba Facebook, Twitter cyangwa se za Instagram nkoresha Irumva Marcellin. aho ngaho ushobora kuhatubonera amakuru yose wakenera ukayabona. ubundi ikindi nuko nyine dufasha abaririmbyi ku giti cyabo, dufasha amakorari cyane by'umwihariko haba abashaka gukora amaudio cyangwa se n'abashaka gukora ama practice barimo bitegura ibikorwa ndetse tukagira na sound nziza ku bantu bafite ibiterane n'ibindi bikorwa ubukwe cyangwa se n'ibindi bashobora gukeneramo gukoresha ibyuma bya muzika cyangwa se ama sound system. abantu bose rero turabakira, ni karibu, duhaye ikaze buri wese ufite igikorwa yifuza gukora. urakoze rero Marcellin ku bw'ikiganiro cyiza tugiranye kandi no gufasha abakunzi ba muzika kubasha kumva uko ivugabutumwa ribasha kugera kuri bose biciye mu buryo bwa muzika ndetse n'uburyo mukomeza kugenda mufasha abahanzi ndetse n'abaririmbyi. hari amakorari menshi tutajyaga twumva, hari abahanzi benshi tutajyaga twumva, ariko ubu ngubu twumva ibihangano bitugera ku mutima kandi binakoranye ubuhanga. Yego, natwe turashimira cyane radiyo inkoramutima kubw'uyu mwanya mwiza, kandi dushimira by'umwihariko n'itoro Presbyterienne mu Rwanda ryagize uruhare mu gushyirwaho kw'iyo studio BFT mu rwego rwo kuzamura muzika yaba mu itoro ndetse no mu Rwanda muri rusange mu baririmbyi bandi. turabashimiye tubikuye ku mutima. murakoze abari bakurikiye radiyo inkoramutima. cyari ikiganiro ivugabutumwa ryimbitse aho mwari muri kumwe na Epimu Munyankindi hamwe na Irumva Marcellin, aho twaganiraga kuri muzika ndetse bamwe mu bafasha abaririmbyi ndetse n'abahanzi gutunganya muzika batubwira uko babikora. ikiganiro ni buri wa mbere guhera saa 12 nabwira ngo mugire umunsi mwiza. Nari hamwe, ubu ni kagese gusa.